Ese bakunze b'inimbara ya Ravi rero turongeye turagarutse muri ya masaha n'ubundi tuba tugarutsemo kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye byo muri filime y'intimba ya Ravi, ngira ngo mwabibonye ko noneho ibintu byahinduye isura ava kuri bya bindi kwa minisitiri ubukwe burashyushye, ariko mwabonye uriya mufandi noneho minisitiri yazanye ugiye kumukurikirana ngo ibijyanye no gukora ibishoboka byose akabwira ko agafitiye surprise papa wa Shema Kalisa, ngo Kalisa nawe ngakaza. Mwabibonye biriya bintu mwabibonye, kandi hasi ubundi ubazi ko ari mu Rwanda koko, ubazi ko ari mu Rwanda ku munsi w'ubukwe bazamubona, ubundi se azabemera kuza? Arabihakana n'ubundi ku munsi w'ubukwe agira ati tumubone n'ubundi ahari n'ubundi kuko ubukwe ntibuzaba zabwica. Yes, ni ukuvuga ngo rero ngira ngo reka duhite dukubita tubangura, by'umwihariko duhere kwa Mama Ravi. Kwa Mama Ravi ngira ngo mwabonye yuko rwose nubwo Ravi atari yamenya ukuri kw'ibintu byose uko gahunda zipanze, mama arabizi byose. Shema ari kugerageza kugenda amubwira, akamubwira uburyo ki ibintu biteguye, uburyo ki ibintu bagomba kubikora, nyine bakamubwira geste zose z'uburyo gahunda zipanze ku bijyanye n'igihe no ku munsi navuga ko ari uw'ubukwe. Ibyo rero bikaryohera bikomeye Mama Ravi, akavuga ko nyine uko byagenda kose bigomba gucamo kandi bigacamo neza. Ariko sinzi nimba mwabonye Shema yiruka, umuntu wese wabonye Shema ukuntu yirukanse, ni umwatireti ujuje ibyangombwa. Wabonye uburyo Shema yavudutse nta mpera y'iki anasharinge anatere komenti kuri uriya muvuduko yabonanye Shema. Shema ashobora kuba yarigeze kubaho umuhigi kera we, yirukanse tugira ubwoba. Ravi igiye gukanguka hariya hantu Shema yirukanse tugira ubwoba. Yes, urabona yuko rero ibintu bishyushye nubwo ba Shema bari kwitegura ubukwe, urabona ko batari guhema kujya kwa Ravi. Shema noneho muri ino minsi ari kugerageza akajyaho mu buryo yihishe mu buryo bwose bushoboka, ariko akahagera. Iki nacyo ni igikorwa navuga ko ari cyiza cyo kurema agatima Mama Ravi, kugira ngo Ravi atagomya kwivugisha ibintu byinshi, cyangwa se atagomba kugaragaza yuko ashaka nyine adakeneye Shema. Nyine birimo birafasha nyine Mama Ravi kugerageza kumva yuko nyine Shema agize ate agifite urukundo rwinshi kuri Ravi. Ni ukuvuga ngo rero ubukwe kwa minisitiri aho burarimbanije, ngira ngo wabonye ko ibyishimo ari byose. Ganza niwe urimo urabasusurutsa rwose, ibintu bikagenda neza. Gusa icyo nababwira cyo ni uko ubukwe n'ubundi ari igihuha, ngira ngo twese turabizi. Ahantu batabizi ni kwa minisita ndetse no mama Shema ndetse na Aline, ariko abandi twese tuzi gahunda z'ubu bukwe. N'abandi bakeya batabizi, ariko Shema Ravi n'abandi, Shema Mama Ravi n'abandi bose twese tuzi gahunda y'ubukwe ko ari igihuha. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo mabwira cyo umva ni ukuba maso, noneho tugakurikira mu kanya gato nibwo ikindi gice kigiye gusohoka. Ariko ndabona ngo ikindi gice kigiye gusohoka, papa Shema araza kwingingwa, asabwe kuba yakitaba kuko bamufitiye surprise, kugira ngo barebe nimba yava mu Bubiligi vuba, kugira ngo urebye ni nka surprise bamufitiye kugira ngo mu bukwe azaba arimo, kandi n'ubundi azabwica turabizi. Ibindi bintu bigiye kuba rero, n'ubundi hagiye kuba hasa nk'ariho organization, bigera ibijyanye n'imyambaro izakoreshwa mu bukwe n'ibiki byose, kugira ngo barebe yuko ibintu byose bizaba bimeze neza, ndetse n'amabishi y'ubukwe. Icyo nababwira cy'ibintu birashyushye birashyushye muri filime y'intimba ya Ravi da. Ese bakunze b'inimbara ya Ravi rero turongeye turagarutse muri ya masaha n'ubundi tuba tugarutsemo kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye byo muri filime y'intimba ya Ravi, ngira ngo mwabibonye ko noneho ibintu byahinduye isura ava kuri bya bindi. Kwa minisitiri ubukwe burashyushye, ariko mwabonye uriya mufandi noneho minisitiri yazanye ugiye kumukurikirana ngo ibijyanye no gukora ibishoboka byose akabwira ko agafitiye surprise papa wa Shema Kalisa, ngo Kalisa nawe ngakaza. Mwabibonye biriya bintu mwabibonye, kandi hasi ubundi ubazi ko ari mu Rwanda koko, ubazi ko ari mu Rwanda ku munsi w'ubukwe bazamubona, ubundi se azabemera kuza? Arabihakana n'ubundi ku munsi w'ubukwe agira ati tumubone n'ubundi ahari n'ubundi kuko ubukwe ntibuzaba zabwica. Yes, ni ukuvuga ngo rero ngira ngo reka duhite dukubita tubangura, by'umwihariko duhere
kwa mama Ravi, kwa mama Ravi ngira ngo mwabonye yuko rwose nubwo Lava atari yamenya ukuri kw'ibintu byose uko gahunda zipanze, mama we arabizi byose, Shema ari kugerageza kugenda amubwira, akamubwira uburyo ki ibintu biteguye, uburyo ki ibintu bagomba kubikora, nyine bakamubwira geste zose z'uburyo gahunda zipanze ku bijyanye n'igihe no ku munsi navuga ko ari uw'ubukwe. Ibyo rero bikaryohera bikomeye mama Ravi, akavuga ko nyine uko byagenda kose bigomba gucamo kandi bigacamo neza. Ariko sinzi nimba mwabonye Shema yiruka, umuntu wese wabonye Shema ukuntu yirukanse, ni umwatireti wujuje ibyangombwa. Wabonye uburyo Shema yavudutse nta mpera y'iki, anasharinge, anatere komenti kuri uriya muvuduko yabonanye Shema. Shema ashobora kuba yarigeze kubaho umuhigi kera we, yirukanse tugira ubwoba. Ravi igiye gukanguka hariya hantu Shema yirukanse tugira ubwoba. Yes, urabona yuko rero ibintu bishyushye nubwo ba Shema bari kwitegura ubukwe, urabona ko batari guhwema kujya kwa Ravi. Shema noneho muri ino minsi ari kugerageza akajyaho mu buryo yihishe, mu buryo bwose bushoboka, ariko akahagera. Iki nacyo ni igikorwa navuga ko ari cyiza cyo kurema agatima mama Ravi, kugira ngo Ravi atagomya kwivugisha ibintu byinshi, cyangwa se atagomba kugaragaza yuko ashaka nyine adakeneye Shema. Nyine birimo birafasha nyine mama Ravi kugerageza kumva yuko nyine Shema agize ate, agifite urukundo rwinshi kuri Ravi. Ni ukuvuga ngo rero ubukwe kwa minisita wo burarimbanije, ngira ngo wabonye ko ibyishimo ari byose, Ganza niwe urimo urabasusurutsa rwose, ibintu bikagenda neza. Gusa icyo nababwira cyo ni uko ubukwe n'ubundi ari igihuha, ngira ngo twese turabizi. Ahantu batabizi ni kwa minisita ndetse mama Shema ndetse na Aline, ariko abandi twese tuzi gahunda z'ubu bukwe, n'abandi bakeya batabizi, ariko Shema Ravi n'abandi, Shema mama Ravi n'abandi bose twese tuzi gahunda y'ubukwe ko ari igihuha. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo mbabwira cyo umva ni ukuba maso, noneho tugakurikira mu kanya gato nibwo ikindi gice kigiye gusohoka. Ariko ndabona ngo ikindi gice kigiye gusohoka, papa Shema araza kwingingwa, asabwe kuba yakitaba kuko bamufitiye surprise, kugira ngo barebe nimba yava mu Bubiligi vuba, kugira ngo urebye ni nka surprise bamufitiye kugira ngo ubukwe azaba arimo, kandi n'ubundi azabwica turabizi. Ibindi bintu bigiye kuba rero, n'ubundi hagiye kuba hasa nk'ariho organization, bigera ibijyanye n'imyambaro izakoreshwa mu bukwe n'ibiki byose, kugira ngo barebe yuko ibintu byose bizaba bimeze neza, ndetse n'amabije y'ubukwe. Icyo nababwira cy'ibintu birashyushye. Bakunze ibinimbara ya Ravi rero, turongeye turagarutse muri ya masaha n'ubundi tuba tugarutsemo, kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye byo muri filime y'inimba ya Ravi. Kugira ngo mwabibonye ko noneho ibintu byahinduye isura, ava kuri bya bindi. Kwa minisita ubukwe burashyushye, ariko mwabonye uriya mufanzi noneho minisita yazanye ugiye kumukurikirana ngo ibijyanye no gukora ibishoboka byose, akabwira ko agafitiye surprise papa wa Shema Kalisa, ngo Kalisa nawe ngakaza. Mwabibonye biriya bintu, mwabibonye, kandi hasi ubundi ubazi ko ari mu Rwanda koko. Ubazi ko ari mu Rwanda ku munsi w'ubukwe bazamubona, ubundi se azabemera kuza? Arabihakana n'ubundi ku munsi w'ubukwe agira ate, tumubone n'ubundi ahari n'ubundi, kuko ubukwe ntibuzaba zabwica. Yes, ni ukuvuga ngo rero ngira ngo reka duhita dukubita tubangura, by'umwihariko duhere kwa mama Ravi. Kwa mama Ravi ngira ngo mwabonye yuko rwose nubwo Lava atari yamenya ukuri kw'ibintu byose uko gahunda zipanze, mama we arabizi byose, Shema ari kugerageza kugenda amubwira, akamubwira uburyo ki ibintu biteguye, uburyo ki ibintu bagomba kubikora, nyine bakamubwira geste zose z'uburyo gahunda zipanze ku bijyanye n'igihe no ku munsi navuga ko ari uw'ubukwe. Ibyo rero bikaryohera bikomeye mama Ravi, akavuga ko nyine uko byagenda kose bigomba gucamo kandi bigacamo neza. Ariko sinzi nimba mwabonye Shema yiruka, umuntu wese wabonye Shema ukuntu yirukanse, ni umwatireti wujuje ibyangombwa. Wabonye uburyo Shema yavudutse nta mpera y'iki, anasharinge, anatere komenti kuri uriya muvuduko yabonanye Shema. Shema ashobora kuba yarigeze kubaho umuhigi kera we, yirukanse tugira ubwoba. Ravi igiye gukanguka hariya hantu Shema yirukanse tugira ubwoba. Yes, urabona yuko rero ibintu bishyushye nubwo ba Shema bari kwitegura ubukwe, urabona ko batari
guhema kujya kwa Ravi Shema, noneho muri ino minsi ari kugerageza akajyaho mu buryo yihishe mu buryo bwose bushoboka, ariko akahagera. Iki nacyo ni igikorwa navuga ko ari cyiza cyo kurema agatima mama Ravi, kugira ngo Ravi atagomya kwivugisha ibintu byinshi, cyangwa se atagomba kugaragaza yuko ashaka nyine adakeneye Shema. Nyine birimo birafasha nyine mama Ravi kugerageza kumva yuko nyine Shema agize ate agifite urukundo rwinshi kuri Ravi. Ni ukuvuga ngo rero ubukwe kwa Minisita bo burarimbanije, ngira ngo babonye ko